yadukoreye uwo ari we. Aba bana barangije ishuri ariko ibizakurikiraho ntibabizi. Nyagasani ndakwinginga ngo bishyire mu maboko yuzuye bizababaho ejo. Bamwe bazaba bakire, abandi bazaba batindi, bamwe bazabaho, abandi bagiye kugira isororo. Ibyo byose ntawubizi. Mwami Imana duciye bugufi ngo twishyire mu maboko yuzuye bizatubaho ejo, tubyambarije mu izina rya Yesu. Iyi rero ni imwe muri video itazibagirana ya Pastor Ezra MPYISI ubwo yasengeraga abanyeshuri bari barangije kaminuza. Inkuru y'urupfu rwe rero yamenyekanye ejo kuwa gatandatu ku gicamunsi ku itariki 27 aho yatabarutse afite imyaka 102. Ezra MPYISI rero yavutse ku itariki ya 19 Gashyantare mu mwaka w'1922. Icyo gihe rero hari ku ngoma y'umwami Yuhi wa gatanu Musinga. Amashuri abanza yayize i Rwamwata hafi y'iwabo, aza kuyarangiriza kuri misiyone ya Gitwe mu birometero hafi 20 uvuye iwabo. Amashuri 8 abanza niyo yari menshi muri icyo gihe cye. Yaje rero gusoza ku myaka 18 ahita ahabwa akazi ko gukorana n'abazungu nk'ushinzwe inyandiko z'Ababiligi no kuzibika. Yitwaga izina MPYISI. Nyuma yo kubatizwa mu mwaka w'1934 nibwo haje kwiyongeraho n'izina rya Ezra. MPYISI rero akaba yaje gutabaruka ku myaka 102 azize izabukuru. Imana imwakire kandi twihanganishije umuryango we ndetse n'Abanyarwanda muri rusange.